arandera simbizi icyo mbivuzeho yego komera cyane Batete. hari ikindi kintu bintera nkumva ntabwo nishimye ariko nyuma yo kugenda agapfa mu by'ukuri yasize andaze umuryango we, andaga mama we arandera niwe muntu wa mbere icyo gihe twabaga Kampala niwe muntu wa mbere wamfashe tuvuye Kampala tujya ahantu bita Kinoni muri Uganda aho bitaga Kinoni tugezeyo bahita nibwo yantangije ishuri ntabwo nibuka neza ngo nari mfite imyaka ingahe uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri ubu buzima twizere ko bukomeje kubaryohera abo butaryoshye aho ubuzima bukomeza kugenda bucanga mukomeze kugenda mwihanga nitwa Rwema Imbabazi ikaze mu iki kiganiro ndi kumwe na Batete Adicha tujye kuganira ku nkuru ye ku nkuru y'ubuzima. Adi uraho neza? Umeze neza? Meze neza. Urifuza ko tuganira ku nkuru yawe y'ubuzima byo waciyemo byose bimeze gute Adicha? Ndumva twaganira ku nkuru yanjye guhera nkiri umwana ndi umwana mutoya nabanaga na nyogokuru ahantu bita Mitiyana Uganda hanyuma nyuma yaho naje kuburana nawe mburanye nawe nisanga mu wundi muryango uwo muryango yari umuryango w'Abanyarwanda bagira umutima mwiza uwo mubyeyi arandera cyane uretse yuko nyuma yaho yaje kubura ubuzima nawe akigendera ariko nyuma yo gupfa yansigiye mama we nari umwana mutoya nubwo naburanye na mukecuru wanjye uwo nguwo mu kuburana nawe yari mukecuru wanjye ku ruhande rwa papa wanjye ubwo papa wanjye niwe wari waranjyanye kuri mukecuru nyogokuru ariko atari nyogokuru direct yari nyogokuru uvukana na nyogokuru byara papa nyuma aza tuza kuburana ariko ari papa wanjyanyeyo amvanye kwa nyogokuru byara mama wanjye ngezeyo rero ahita nza kuburana nawe mburanye nawe nisanga muri uwo muryango uwo mubyeyi arandera mu rukundo mu by'ukuri nabonaga ari nka mama wanjye ko namwitaga mama arandera simbizi icyo mbivuzeho yego komera cyane Batete. hari ikindi kintu bintera nkumva ntabwo nishimye ariko nyuma yo kugenda agapfa mu by'ukuri yasize andaze umuryango we andaga mama we arandera niwe muntu wa mbere icyo gihe twabaga Kampala niwe muntu wa mbere wamfashe tuvuye Kampala tujya ahantu bita Kinoni muri Uganda aho bitaga Kinoni tugezeyo bahita nibwo yantangije ishuri ntabwo nibuka neza ngo nari mfite imyaka ingahe ariko mu byo nibukagamo bikeya nabashaga kwibuka wenda aho navuye gusa simenye ngo nahavuye gute kuko nahavanye n'umukobwa mukuru twari duturanye anjyanye muri famiye y'iwabo ngumayo gutyo birangira iyo famiye y'iwabo bansabye uwo mubyeyi yansabye iyo famiye y'iwabo ngo mbana nawe nyuma yaho arambwira ngo ntago azi amaherezo y'abo bantu arambwira ati nakujyana kwa mama mu cyaro aranjyana nibwo mukecuru yantangije ishuri ndabyibuka ni Uganda ku ishuri rya primaire ryitwaga Kaboyo ndiga ntararangira primaire mu wa mbere nibwo twatahutse ariko ubwo nsubiye inyuma gatoya papa wanjye ajya kunsiga ahandi kwa nyogokuru ubyara papa uvukana na nyogokuru ubyara papa we aracyariho
yari umusirikare, yari yaramubwiye ati tuzajya mu Rwanda umunsi bizagenda neza nzagaruka mbarebe, nibitagenda neza sinzagaruke, umwana wanjye muzamutahukane. Ubwo ntabwo byakunze kuko naburanye nabo, amaherezo ya papa sinamenye ngo nayahe. Umukecuru nyuma y'aho ngaho twahise duhunguka tuza mu Rwanda. Mu by'ukuri uyu muryango wambaye hafi urandera, untoza ikinyabupfura, ndiga primaire mu Rwanda. Hari byinshi ntagenda njyamo ngo mvuge detaye kuri detaye kuko byaba ari ibintu byinshi, ariko barandeze primaire ndiga ndarangiza, njya muri segonderi nubwo byabaga ari struggle ariko naho narize, ndangiza secondary. Ndangije secondary rero urumva ubu maze gukura byanze bikunze, umaze kumenya ibintu by'ubwenge, nagiye mbona ibintu by'ibiraka. Nkurana n'umuryango witwaga Cabi icyo gihe mu Rwanda, harimo n'ahantu nakoraga hari harimo umushinga nawo wafashaga uwo muryango kumfasha kwiga witwaga Amahoro Organization. Ngeze aho ndanahakora mba umukozi waho, ndahakora ntangira kwiyishyurira muri university, ndiyishyurira muri Yerika ndiga. Ubwo nagiye nsimbuka byinshi, ndiyishyurira muri Yerika ndiga. Ngeze mu wa kabiri university mpita suspend, mbura amafaranga, wa mushinga nawe urahagarara, mbese ibintu byose birapfapfana bivaho. Mu gihe nari ndi muri ibyo nari umuntu ukunda Imana cyane, ukunda gusenga, ariko nari umusilamukazi. Nyuma kubera kubana n'abantu b'abakristo, gukundana n'abantu b'abakristo bajya gusenga tukajyana, birangira nibereye umukristo. Rero maze kuba umukristo nakunze gusenga cyane cyane, mpitamagarikira aho ngaho kwiga mu wa kabiri university muri Yerika. Nyuma yaho kubera gusenga Imana ikajya imbwira, wenda simbizi nimba abantu benshi babyumva cyangwa babyemera, bakajya bamanurira ati usuhumura uzasubira mu ishuri kandi uzabona abaterankunga. Nari umuntu ugira umutima mwiza cyane, kuko muri uwo mushinga nakoragamo ndimo nishyurira, mbonye ko uvuyeho nahise ntekereza ndavuga nti ese jyewe ko nabonye abantu bamfashije nyiri umwana, kubera iki gihe ntafata umwana ufite nk'ikibazo nkamusapotinga, nashaka nkakora ibishoboka byose ariko umwana akiga akarangiza. Mu gihe nari ndimo kubitekereza mu mutima, haturuka umubyeyi arampamagara, bari batuye Gacuriro, arambwira, ahita ambwira ati mukora hana, ndamwemerera. Arambwira ati se wakuzanira umwana umaze iminsi wiyahura, tamaze kwiyahura 3, tigiye turaturanye, atariko mbona ari umwana ubabaje, ati rero uwo mwana afite ikibazo gikomeye, ndumva namukuzanira mukaganira. Ndamugana nta kibazo. Umutima nahise nishyiramo ndavuga nese ko n'ubundi ibintu nakoragamo birangiye, uyu mwana nzamugenzane. Ariko ndavuga nti uyu mwana ngiye kumugira umwana wanjye, mbese abe badeni yanjye nanjye. Yaraje umwana ndamuganiriza, ambwira ko yabaye imfubyi akiri muto, ambwira ukuntu mama we yapfuye, ambwira ukuntu ahantu aba kwa nyirakuru batamukunze, mbese ambwira ibintu byinshi. Ndamugani rero humura, uzaba umuntu ukomeye cyane. Ati ngewe nkunda kwiga, ati nubwo nyogokuru atankundaga neza na musaza wanjye, atariko ati sogokuru yarankundaga, kandi sogokuru agira ikibazo cy'amaso, ati numva ashaka kuziga nkazamuvura amaso. Ndamugani humura, uziga, uzaba umuntu ukomeye cyane kandi uzanamuvura. Umwana aranyumvira, umwana ndamufata. Igihe cyo gutangira amashuri kigeze, urumva wa mushinga wari warahagaze, mushyira mu ishuri, ndagenda mwishyurira ishuri muri primaire. Icyo gihe nari ifite n'umuntu wari warambwiye ko ankunda,
nawe nza kumuganiriza ibijyanye n'uwo mwana, aravuga ati nta kibazo tuzafatanya. Umwana ajya kwiga muri primaire, ndamusengera ndasenga cyane. Yari primaire ubona ko ari primaire utapfa kuhatsindira, ariko umwana arangije aratsinda ajya muri segonderi. Mu gutsinda mbwira Imana ntese ku mwana namwishyuriye primaire, noneho segonderi arayiga gute? Ndasenga sinavuga imisozi wenda najyaga uko narasenze, kandi Imana ikambwira ko uwo mwana aziga. Kuko uwo shere wanjye twakundanaga, naje kubimuganiza mubwira ko wa mwana yatsinze. Arambwira ati noneho reka nanjye mbiganirize boss wanjye, tujya dufasha abana ariko dufasha abahungu gusa. Namwanya nacyo genda bimubwiye, nanjye ndasigara nsenga. Arabimubwira, uwo mu boss yari umwana mwiza, arabyemera, afata wa mwana bamufasha kwiga. Nanjye ibyo nshoboye nkabikora, kumusura ku ishuri iki. Ngize amahirwe ubu mwana yararangije akora ahantu n'umwana matrice, yari umukobwa. Ubwo rero wenda ku cyo nashakaga kubivugiraho, navugaga wenda ku bijyanye ku bantu bangiriye neza, nanjye waje kubitura uciye mu bandi. nanjye ndavuga nti reka nanjye nzagira umugisha, nzabona umuntu ungiraho umugisha. Ariko si we wenyine, hari n'abandi bacaga imbere benshi kandi wenda bameze neza. Nafashaga nyine ku bintu bijyanye no kwiga, babaye abasore barimo barakora, bafite akazi. iyo ubona abana wafashije nk'uko umwe na animatrice, abandi ubwo n'abafite ibyo bakora, iyo ubona bameze neza warabigizemo uruhare, wumva wibwiye iki mu mutima? Umutima wanjye numva nishimye cyane, kuko mpita mbikomparana n'aba babyeyi bandeze. Kuko byanze bikunze iyo babona narabaye umubyeyi, naravuye hasi nkabasha kwiga nkarangiza, byanze bikunze ndishima cyane mu mutima. Ndibaza ko n'abari ababyeyi nabo bishima cyane. Nkomeje gatoya ku babyeyi bamfashije, mu gihe nasusipandaga, ubwo navuze kuri uwo mwana kubera navuga ku bijyanye no gusenga. Uwo mwana w'umukobwa ubu ngubu wenda ameze neza, ariko ubwo nanjye narakomeje ndasenga kugira ngo mbone umuntu ufinansa nkomeze nige. Bangize amahirwe mbona mubyara wanjye yabaga hanze. Ni ukuri aho bari hose bumve ko mbashimiye, bambaye hafi, baraza baramfasha. Mbese bumvishije ibikorwa byanjye cyangwa n'ukuntu nari mbanye wenda n'imiryango, ntabwo wenda nakwishima ngo nari imeze gutya, ariko wenda ku buhamya bwa musaza wanjye, kuko wenda mwaganiriyeho, nagiraga umutima wo gufasha. Nagiraga umutima wo gufasha. Bumvishije ayo mateka yanjye, bumva uburyo nakuze, bumva uburyo nabayeho, baravuga agira umugabo w'umwana mwiza cyane. Mbese bameze nk'abantu bashakanye bafite nk'imitima imwe. Yego, bahuje. Barangije baravuga ati rero uyu muntu wasusipanze arimo arashaka gukora mariage, kandi ntabwo ari byiza ko akora mariage atarangije kwiga. Aracyari umwana, reka tumufashe yige mu bushobozi bwacu bukeya. Baramfasha ndiga kwa kundi Imana yabimbwiraga, koko baranjyana. Bari batuye Cyangugu, ndagenda mbi Cyangugu, narangirije muri Kibogora Polytechnic, ndiga ndarangiza, baransapotinga kuko narangije mu kwa 12 mu kwa 12 kwa 2018. Narangije mu kwa 11 ku itariki 31 2018. Ku itariki 15 2018 nari mfite mariage. Icyo gihe rero umusore yarambwira ati nakumenye kera, twamenyanye muri 2015. Umusore ati nakumenye kera, ndihangana, urinda aho ujya kwiga, urarangije, rero ushobora kurangiza ukabona akazi ugahita unyanga kubera abantu mwiganye n'iki.
rwose ndashaka ko duhita dukora mariage kuko ni wowe nari narategereje. Nanjye ndabyemera, ariko mu kugera mu rushako ntabwo byagenze neza, habayemo struggle, akazi yakoraga kavaho, nanjye akazi ntako, haba hajemo ibintu byo kubyara, haba hajemo ibintu byo guhora ndwaye ndi mu bitaro kwa muganga. Ubwo turi muri izo struggle zo kutagira akazi, zo kutagira iki, akabona ibyo biraka rimwe na rimwe. Kandi iyo muri izo situation no kubyara nibihagarara nkajya mu napo nazo zikanga, nkabona habayikubiseho undi mwana nawe akaza muri ibyo bibazo by'ubukene. Noneho narabifataga nkabikomparinga n'ubuzima nakiyemo nyiri umwana, nibaza impamvu ubuzima nk'ubwo bumurikirana. Kuko iyo ugeze aho ngaho simbizi. Komeye cyane bati. Yego, iyo ugeze aho ngaho nyine ukabona ntabwo wabayeho neza mu buzima bwawe, kuko nka mama sinigeze mumenya, na papa urumva mwibukamwo isura nkeya cyane. Ubwo rero iyo ubonye n'ibyo bimeze gutyo, ukabitana n'urusako nako rukamera gutyo, urababara ukibaza ati ese ibibazo ninjye byaziye, ukabyibazaho. Ariko muri urwo rushako nyine hakomeje kuzamo ibibazo. Nyuma yaho nyine urumva niyo mumeze gutyo ibintu ntabwo biba bigenda neza mu rugo. Nyuma naje kubyara umwana nanone wa gatatu, ngeze aho njya kwa muganga ndababwira se ko ndimo gukomeza kubyara kandi nkabona ibintu bitameze neza, nakora iki? Umudokiteri arambwira ati ndagufasha ujye muri onapo. Aramfasha, ariko nyine umwana namubyaye ari muzima nta kibazo afite, ntiyigeze ajya muri kuveze, yari umwana muzima abantu bose bari bakunze bishimiye, ku buryo natekerezaga nti wenda neza no mu kiganiro ashobora kumuzana. Ariko nyuma y'amezi 2 n'igice umwana yaje gufatwa n'uburwayi, agumana n'uburwayi kugeza kuri uyu munota. Yego. Ibyo rero byarampangayikishije kubona mfite umwana ntabasha kujyana kwa muganga, nkafata rendez-vous i Kanombe, hari n'ibisubizo ngomba gufatayo nkabura uko njya kubifata, bakambwira ati gira irima, nkajyayo, bakambwira ati jya aha, nkajyayo, ariko nkabona wapi. Rimwe na rimwe rero nkahi Kanombe cyane niho nashaka guhora njya, ariko kugira ngo nyine undebye gutya physically ni wamenye ikibazo mfite. Ushobora kuvuga ati uyu muntu ni gute yabuze itike imugeze Kanombe, ntabwo bishoboka. Ariko ubwo uribaza kurushaka nk'iyo tike, uribaza gushaka nk'ibyo biryo by'abana, ese yagiye wenda yabuze icyo afatisha kongera akagaruka, mbese nkahora mu buzima nk'ubwo bumangayikishije. Ndareba ndavuga nti rero kugira ngo wenda umwana wanjye bizambabaze cyane, ndabwira Imana nti impamvu mbuze umwana wanjye nuko nabuze uko umuvuza. Ndavuga ni ntacyo nanashaka n'ahantu natanga ikiganiro, kuko abenshi barandangiraga bakambwira ngo ninjye ku karere ka Gasabo cyangwa njye mu murenge, ugasanga naho kujyayo ntabwo byoroshye. Ariko byabaye ngombwa nyine ko nza hano, ndavuga nti reka nze tuganire nubwo bitoroshye. Mbwira, wenda bikugora gute kuvuza uwo mwana wawe, utekereza ko hari abo wafashije uyu munsi ukaba utekereza ko wabuze noneho nawe ugufasha, ibyo bintu bihuza gute Batete? Nyine birambabaza. Urumva wenda iyo umuntu uba warafashije nk'umuntu agera hakumva nyine ko wamufashije nyine kugira ngo abeho, ntabwo atekereza yuko wenda yavuga ati nanjye, kuko biterwa n'umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu niwo uvuga ati ngiye mfite burden yo kumva ko runaka yava muri step runaka akagera mu yindi ikurikiyeho. Ubwo rero
mu by'ukuri ntabwo nabarenganya biterwa n'imitima y'abantu. wowe ntabwo aribo turimo turavuga, ndavuga wowe utekereza gute ntujya ubwira Imana uti kujya nafashije abandi kuki utanyibuka? ibyo nibyo muramo muranyibwira nta kibazo niyo wanyiriza umwana nkabona uko muvuza. Umwana se arwaye gute ubundi ameze gute? Mu by'ukuri kwa muganga bari banyandikiye kujya muri rasenti hano ku Muyenzi. Hari indwara bambwiraga ariko sinzi iyo ariyo. Afite ibimenyetso akora, agakina gutya, umwana w'imyaka 2 ukabona arakina ameze gutya. Numva umuganga aravuze ati abwiye mugenzi we ati uyu mwana arwaye indwara iyi n'iyi. Autisme se? Birashoboka ariko ntabwo ariyo. Ntabwo mbizi kuko banyohereje hano ku Muyenzi barambwira ngo nzaze bamufate ikizamini. Mageze numva ikizamini cyaho kirahenze. Banciye 569 n'amafaranga 800. Ikizamini cyonyine? Ikizamini nabwo barambwira ngo babifatira muri South Africa ngo cyangwa muri Kenya. Iyo rero nabyo byanciye intege kuko numvaga ko nta kundi kuntu ngomba kubigenza. Ariko hari ba Muyomba bari bambwiye ati uzagenda ubaze Proforma wenda ni twabura icyo dusapotinga aho ngaho. Kugeza ubu rero nari ntarajya ariko nari navuze nti ni profit kuba ngeze hano biramfasha kuko uriya mupapa niwe wamfashije kugira ngo ngere hano. Biramfasha kugera hano ku Muyenzi mafate Proforma wenda ni sharing. Ariko nyine urumva ntabwo mbizi neza ngo uzabona uko ufasha ngo bimeze gute, ubufasha buzaboneka gute kuko ni ibintu umuntu niwe umenya struggle arimo gucamo. Kuko mu bwana bwanjye nagiraga ibanga cyane, nta muntu wamenyaga ayo makuru nguhaye. Ni ubwa mbere wenda nivugiye amakuru yanjye kuko abantu bamenye amakuru yanjye, abantu bari baza amakuru yanjye ayo yose mvuze ni umuryango wanjye wanderaga. Undi muryango wongeye kubimenya, wa muryango naburanye wo kwa papa naje kubashaka. Urabona yo uri umwana mutoya uba ufite, ngewe niko nari nteye, numvaga hari ikintu runaka ngomba kuzageraho, cyangwa se uriya muryango nabuze ko papa wanjye yari umusirikare wasanga ariho nkaba ntaza ahaherereye, nkaba ndi mu bibazo nk'ibi, reka nze nshakishe papa wanjye. Biba ngombwa rero ko njya gushakisha papa wanjye. Ariko ubwo icyo gihe nkirangiza senior 6 nahise mbona akazi muri leta mu bintu bijyanye n'ibidukikije. Amafaranga nakoreraga yose nkayabika, ngera aho njya gushaka umuryango wanjye. Ariko mushaka wa muryango wanjye turi kumwe hano batabizi kuko ntabwo nari mfite ukuntu ngomba kubasobanura ngo ngiye gushaka umuryango nabuze kera, ntazi iyo biva niyo bijya. Njyana n'undi mwana twabanaga mu rugo w'umukobwa aramfasha, tujya Uganda, tugera Kampala. Hari undi mupapa twahasanze twari duturanye kera, we yaraziranye n'umuryango, aramfasha nawe aransapotinga ngo nkomeze ngende aho bitaga Mitiyana. Hari wa mukecuru wanjye. Noneho ngezeyo, nagezeyo urumva nari umwana, mvayo nari umwana muto cyane. Noneho ngezeyo byaratugoye pe, burya abantu basenga hari icyo barusha abandi. Naragiye ngera ahantu kubera ko papa mvana mu muryango we w'aba mama twaje muri gare ya moshi. Urumva ni utuntu nibukaga. Muri iyo gare ya moshi tugera ahantu bitaga ngo Kurerwe ntago wenda abandi bantu bazi Kigande barabyumva. Kurerwe niba ye Kurerwe. Turahahagarara tujya kwa mukecuru. Noneho mu kugenda twacaga mu gishanga, tukambuka igishanga. Tukimara kwambuka igishanga ngo baranahabatirizaga abantu, wagera imbere niho aho ngaho niho mukecuru yabaga. Urumva nari mbifite mu ifoto gusa ntazi, nibukaga umuntu witwa Gasande
nibukaga anko witwaga Butera n'uwitwaga Uwamariya. Bibaye ngombwa nyine ko mvuga iyi nkuru yanjye yose. Ubwo ngiye n'uwo mwana w'umukobwa tugezeyo, turagenda turashakisha, tugera kure we aho ngaho, duca mu gishanga turi kuri moto, turashakisha, ndabaririza wapi. Ndavuga kweri amafaranga yose nakoreye ngira ngo nzashaka umuryango biranze. Uwo mwana w'umukobwa twari kumwe arambwira ati genda rushye, ati ndarushye pe, ati reka twitahire, ati wenda tuzagaruka ikindi gihe. Turagenda tugeze Mitiyana mu mujyi, tuvuye aho ngaho mu cyaro ho gatoya, ntago hari kure cyane ya Mitiyana. Turabanza tujya gufata icyo kunywa. Noneho ndangije ndatekereza, mbwira Imana atari ko Mana, ibintu byose natekereje birananiye, ubu rero ngiye gusubirayo, kandi uyu mwana simbimubwira, ngiye kumusiga hano. Ndamugani rero mbabarira umfashe ugume hano, ndaje kandi sintinda. Ate sugiye indaje yewe ndaje. Nese ngiye nafata moto iranjyana, nyambuka igishanga, inzu ya mbere nagezeho, ndagenda ndasuhuza. Hari umukecuru wari wicaye inyuma y'urugo rwe gatoya, yari umukecuru ukuze cyane. Ndamusuhuza, mubwira uko nitwa, mubwira ukuntu nabonanye n'umuryango, mubwira ukuntu ntekereza ko bashobora kuba batuye ariko nkaba cyangwa se baranimutse cyangwa baragiye no mu Rwanda, ariko ndimo ndashakisha nababuze. Ati bari bafite umwana witwaga Uwamariya, yari anti wanjye, asaga gutya. Witwaga Butera, yari anko. Nyogokuru we ntabwo nari nzi uko yitwaga. Umukecuru arandeba, azunguza umutwe. Umukecuru arambwira ati wa mwana we, uzi ko umukecuru wawe yari amaze iminsi abivuga, kuko yaragukundaga cyane, yahoraga avuga ukuntu yabuze umwana we, kuko nyiri umwana mutoya nari inzobe cyane, ukuntu yabuze umwana we w'inzobe, nari inzobe cyane. Nuko ngezeyo ahita ambwira ati, arambwira ati rero ntumubwire ko aribyo hakurangiye, ati genda, ati ni kuri iriya nzu, ubundi babaga hano. Ndamugana isa agashuri kabaga aha kigagamo umwana twari duturanye. Ati si umwana wanjye se, ati yarashatse, ataba muri Kampala, ati ku gashuri kabaga ariko barakahakuye, papa w'uwo mwana niwe wari warakubatse, ati babaga hano barahava, abana be bamwubakiye hariya ruguru, arahandangira. Ubwo wa mwana namusize mu mujyi, cyangije ndagenda. Umukecuru usanga nawe uri mu rugo, yagiye kuzirika inyana hafi aho, imba yaragiye kuyicyura, hari mu masaha nimugoroba. Noneho hari mu masaha ya saa 9 saa 10, akimbona umukecuru ntabwo azi ngo ndavuga uruhe rurimi. Narakana, nari umukobwa muto cyane, nari gatoya cyane ngewe, nubwo naje gushaka nkaba munini. Akinkubita amaso ahita ambwira ngo yemwa uri mwene nde. Noneho mu Kinyarwanda ndibaza, uyu muntu ko ntambaye nk'umunyarwanda, ni iki gitumye ambwira mu Kinyarwanda ngo yewe mwana uri mwene nde. Nahise numva ibyishimo mu mutima, numva ngeze emosiyo, ndavuga nti umuryango ndawubonye. Nahise mubwira nti rero ntabwo nzi ngo ndi mwene nde, ahubwo nahise nicara ndabanza ndarira cyane. Ndamubwira nti rero ntabwo nzi ngo ndi mwene nde, ariko naje nicara aho mu murima yarari, ariko ndimo ndashaka umuryango wanjye. Arangije arambwira ati ati ntabwo nzi ngo uri mwene nde. Ndamubwira nti noneho ngwino dutahe mu rugo, ariko ubona biramucanze, ubona aracanganyukiwe, biramuyobera, ibintu byose biramuyobera. Arambwira ati ngwino tugende tuganirire mu rugo. Tugenda turaganira cyane, ndamubwira byose, ndamwani papa sinzi izina rye, gusa ndibuka ibi n'ibi rwose, muciramo muri gahunda, mubwira ukuntu yamvanye kwa nyogokuru byara mama, mubwira ukuntu yanjyanye akangeza
aho ngaho mubwira ibyo amagambo yamubwiye, mubwira byose. ndamubwira nti rero nageze aho nibera muri famiye inkunda iranyigisha ndiga ndarangiza, maze kuba mukuru ndavuga nti reka nshaka umuryango wanjye ku buryo mu by'ukuri nta nubwo babizi ko naje hano. arangije arambwira ati mbese ubona ashatse nko kubihindura ngo nambwize ukuri, kuko we ku giti cye yaratekerezaga ati uyu mwana yari afite ba nyirasenge, kubera iki ntabibwiye ba nyirasenge, kuko ntabibwiye bande. Bumva abantu b'abasirikare ntabwo bajyaga bita ku bintu ngo ndafata umwana mujyana cyangwa mbigenze gutya. ahita ambwira ati se cyangwa uri uruho kwa runaka. umukecuru ashaka kubiyobya, ndamubwira nti simbizi, ariko nuko gahunda zari zimeze. arambwira ati ambwira ko afite abana be Kampala, ambwira amazina yabo, ambwira ibiki, atari ko atabubihorere baba bari muri gahunda nyinshi, amana nimero zabo. ambwira ko afite n'umwana uri mu bitaro urwaye aho ngaho Mitiana. navuye aho njya gusura uwo mwana, ariko nkiraho nahise nibuka wa mwana nasize hariya. mpita muhamagara ndamubwira ati ngwino urebe, ati ahantu nahageze. ati wahageze? ati araza yumva inkuru. arambwira ati ariko nubwo wahageze uyu mubyeyi ntabwo ashaka kukubwiza ukuri, arimo arayobya imirari. ndagenda njya mu Rwanda rwose, famiye yanjye sinigeze mbabwira ngo byagenze gute. mbaye mu Rwanda biranga, subirayo njya kureba wa muhungu David, njya kureba n'uwo wa Mariya wa wundi nakubwiraga Butera, nasanze yarapfuye. ndagenda ndabareba, ndabasuhuza, ndababwira, barambwira ati ndumva nkwibuka, uwa Mariya niwe wabimbwiye. John nawe arambwira ati rero, ati najyaga mbyumva, nako yitwaga David, ati najyaga numva bakuru bacu b'abasirikare bazaga kwa mama, ati giyewe ntabwo nakunze kuhakurira, ati nakunze kuba kwa papa. mbese arambwira ati ariko ati nta mpamvu, ati hari anti wasigaye Kibito muri Toro, ati reka nkugezeyo, ari we mushiki wa papa. nkigerayo akimbona yahise agira ubwoba, ariko nkigera naho ngaho yari atuye, abantu baho nyine bakoze ko yari umuganga afite ivuriro bamukoreraga, rero bakimbona bahise batangira kuvuga ati akikaraje, akiki, ati aturiya akiki yabagahe, ati neza barasa. anti nawe akihagera, kubera ko nari nabanje kumubwira story kuri telefone, akihagera yese avuga ati mwana wanjye nta hantu nakwihakanira, ahubwo wagira ngo ninjye wakubyaye. ubwo anta nkunda gutyo, yaba agiye ahantu akanjyana, yaba ageze gute akanjyana, mbese yumva ko abonye umwana uri fotokopi. aranambwira ati mu bana nabyaye nta mwana usa nawe, usa nanjye, ahubwo ni wowe ngira ngo nabyaye. ubwo rero byarangiye wenda ampuje n'umuryango wo mu Rwanda. mu by'ukuri umuryango wo mu Rwanda ndawushimira cyane, kubera ko barasapotinze mu bukwe, bamba hafi mu bukwe bwanjye, bambaye hafi cyane, ku buryo ntatekerezaga. ubu rero wenda mu byo navuze byose sinigeze mvuga amazina ya papa. papa wanjye ndashaka kuyavuga. ndashaka kuyavuga. amazina ya papa wanjye yitwaga Ruremire Rora. mama we ntabwo nari nzi amazina ye, kuko yo yapfuye nkiri umwana mutoya. story yambwiraga ko nakambakambaga, sinzi rero ntawigeze umbwira amazina ya mama wanjye. sogokuru wanjye yitwaga Kagango Rafael. kugeza ubu rero ikintu cyanamagurukije cyane n'uburwayi bw'umwana wanjye, kugira ngo nkiganire, mbese numve ntuje no mu mutima wanjye, cyangwa se numve ko wenda simbizi hagize ugufasha nawe akaba yabikora. hageze n'umfasha, ugeze n'uwo mutima, wenda nkavuza uwo mwana nkabona uwo mwana yakira, kuko aramangayikishije kubera n'ubwo burwayi. ko ashobora gukira baramutse bamukurikiranye neza. umudokiteri wamukurikiranye yarambwira ati uwo mwana bamukurikiranye ubwo burwayi bakamenya nimba ari bwo arwaye, bamukurikirana agakira. ya ngahe nguko
batetereka tugane ku musozo ukomere kubw'ibyo waciyemo twese duca mu buzima butandukanye hari uwo ukomera cyane uburyo ashaka kwibaza ati kuki ari jyewe Mana kuki wemeye ko ibintu bintu ari jye bibaho nuko nyine kuba uriho meze neza nubwo ufite ako gahinda ufite n'uwo mutwaro bizakemuka reka dusoze ku muntu wifuza kuba yafasha Batete ni ukuri abikoreho afate nimero ye amuvugishe amwihanganishe birenze kuri ibyo ngibyo amufashe no kubona ayo mafaranga kugira ngo bakore ibyo bizamini by'umwana numva bigeze mu 500 ubwo urumva ibyakurikiyeho nyuma byaba ari byinshi nabyo nkeka ko ubwo bwishingizi bwa butabikora ntabwo ubwishingizi bambwiye ko ubwishingizi butabikora mpamvu bwakoreje no muri iryo vuriro rya prive vuga niba telefone yawe ni 0788 59 37 74 Umva inkuru yawe